n'ukwizera wabambwe ari we Kristo, niwe rembo ryiza ritwinjiza mu bwami bw'ijuru. Ndebera Eliya ashorewe n'abahanuzi 850 ari umwe, ari umwe. Ni wowe 850 ari umwe, ariko wakarozi kamwe k'agakecuru kagutesheje umutwe, kamwe ngo ngiye kwimuka ngo ararabyina umwe. Ni wowe Imana ishaka ko usana ibyo abagome bangije, ibyo abarozi bangije, ibyo abasambanyi bangije. Ni wowe. Haleluya. Eliya ngo arasana, amaze gusana afata ibibindi aravoma, arangije ngo yuzuza amazi, arangije arababwira ngo nimunyegere. Ni wowe Imana ishaka gukoresha ititaye ku bwinshi bw'ibidayimoni bikwirukaho, ititaye ku bwinshi bw'ibigeragezo bikugose. Ni wowe. Haleluya. Iyacu igira imbabazi, irababarira. Nimuvuge ngo irababarira, nimuzamurirwe ngo irababarira cyane. Haleluya. Abantu bazi Imana yabo bazakomera. Nibamara gukomera hari ibintu bazakora. Ni wowe Imana ishaka gukoresha mu kugarura icyubahiro cyayo mu gihugu, mu itorero no mu muryango. Usome Nehemiya bice 2 umurongo wa 17, usome n'uwa 18. Nehemiya ibice 2 umurongo wa 17, usome n'uwa 18. Kadusome. Mpera ko ndababwira ntimureba ko tumeze nabi, ko i Yerusalemu habaye amatongo n'amarembo yaho akaba yarahiye. Muze twubake inkike Yerusalemu, tutaguma kuba igitutsi. Mbabwira ukuboko kw'Imana yanjye uburyo kwangiriye neza. Mbabwira n'amagambo umwami yambwiye. Baravuga bati nimuhaguruke twubake. Nuko biyungamo bagira imbaraga zo gukora uwo murimo mwiza. Amen. Usome Yakobo, urwandiko rwa Yakobo bice 5 umurongo wa 17 n'uwa 18. Yakobo 5 17 na 18. Dusome. Dore Eliya yari umuntu umeze nkatwe, asaba cyane ko imvura itagwa. Imvura imara imyaka 3 n'amezi 6 itagwa. Arongera arasenga, nuko ijuru rigusha imvura, ubutaka bumeza imyaka yabwo. Amen. Matayo 6:9 tugere ku 10. Ibice 6 by'ubutumwa bwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Matayo, ibice 6 umurongo wa 9 n'uwa 10. Dusome 6 Matayo umurongo w'9 n'uw'10. Nuko nimusenga, nuko musenge mutya muti: Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe yubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibeho mu isi nk'uko bibaho mu ijuru. Amen. Turasoreza mu rwandiko rwa mbere wa Timoteyo, niho insanganyamatsiko y'uku kwezi iri. Ibice 6 umurongo wa 20. Timoteyo rwa mbere, rwandiko rwe rwa mbere, ibice 6 umurongo n'uwa 20. Dusome niba mwahabonye urwandiko rwa Timoteyo rwa mbere 6:20. Timoteyo we, ujye urinda icyo wagabiwe, usibukira amagambo adakwiriye kandi atagira umumaro, n'ingirwabwenge zirwanya iby'Imana. Imana tuyiriye neza cyane. Nitwa Singirankabo Boniface,
ndi umukristo muri ADPR sengera i Nyarugenge, hirya gatoya ahangaha aho bita mu Gakinjiro. Ndi umugabo, ndi umuvugabutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, nkaba ndi inshuti y'iri torero rya Shilo by'umwihariko kandi tari ya vuba kandi ya kera cyane. Ndagira ngo mfate umwanya nshimire umushumba w'itorero, nshimire nabo bafatikanya batekereje ko muri uku kwezi kwa karindwi nabo umwe mu bagabura b'ijambo ry'Imana, kandi ntekereza ko iri ni itorero navuga ngo rifitiye umumaro mwinshi abantu batandukanye, kubera ko rigira teme ya buri mwaka ariko kandi rikagira teme ya buri kwezi. Nongeye nkunda kugira umugisha wo kuba muri teme z'umwaka kandi nkaba muri teme za buri kwezi, niko iyo nkurikiye agenda yanjye sanga kenshi nisangamo. Rero ndagira ngo mfate uyu mwanya bashimire ko batekereje ko nanjye nawe umwe mu bagabura b'ijambo ry'Imana. Mumfashe dukoma amashyi dushimire Imana cyane. Ndashima Imana kubwo abakozi b'Imana bari mu iri teraniro. Hari abatubanjirije baganiriye ijambo ry'Imana, kandi n'inyuma yacu hashobora kuba hari abandi bari buze kuganira. Abo nabo bakoze, nabo mwanyemerera tugakoma amashyi tubashimira. Imana ibahereze umugisha cyane. Uku kwezi kwa karindwi ni ukwezi gufite insanganyamatsiko ivuga ngo kuba uw'umumaro mu nzu y'Imana. Kuba uw'umumaro mu nzu y'Imana. Ku magambo mwumvise cyangwa yo muzumva, shaka ngiye kuganira ku nsanganyamatsiko yunganira cyangwa ihuza n'iyi ngiyi ivuga ngo ni wowe Imana ishaka gukoresha mu kugarura icyubahiro cyayo mu itorero, mu gihugu no mu muryango. Ndasubiramo, ni wowe Imana ishaka gukoresha mu kugarura icyubahiro cyayo mu itorero, mu gihugu no mu muryango. Ni wowe Imana ishaka gukoresha. Twarabifashe tubyegurira abandi, tubyegurira ba profete, ba bishopu, bande, ariko ni wowe. Umuryango wawe ni wowe, muri karitsiye ni wowe, mu itorero ni wowe, mu gihugu ni wowe. Ukunda guhura n'abantu bakoresha amaterime ameze ukuntu umuntu agusubiza ngo uraho umukozi w'Imana, mpita nibaza ngo wowe uri uwande. Ni wowe Imana ishaka gukoresha kugarura icyubahiro cyayo mu itorero, mu gihugu no mu muryango. Yakobo aravuze ngo Eliya yari umuntu umeze Eliya yari umuntu umeze, yari afite amaboko abiri, yari afite amaso abiri, yari afite amaguru abiri. Narababwiye ubushize ndahangaha ngo ikintu gituma kenshi imbaraga ziri muri twe zidakora, ikintu gituma impano Imana yaduhaye zidakora kandi ziri muri twe, nuko tutari twasobanukirwa abo turi bo. Pawulo yaravuze ngo mujye mugerageza impano ziri muri mwebwe. Narababwiye ubushize sinshobora kubyibagirwa. Imana ikubwiye ngo mwana wanjye, mu biganza byawe sizemo umuti ukiza. Tayari gerageza impano ziri muri wowe. Umwana wawe narwara kuko ibiganza byawe byavuzwe ngo hagiyemo umuti ukiza, tambikaho ibiganza ugerageza impano. Ntuzamenya ko zikora utazigerageje. Niba nta murwayi uri iwawe, ya Nyabugo guhamagara impumyi ubwira uti ngwino ngo humure, ni ukugerageza impano. Wamenya ko zikora utazigerageje. Urambika ibiganza ku mpumyi ubwira uti humuka mu izina rya Yesu, izahumuke cyangwa irorere. Wowe icyo uzaba ukoze nuko uzaba ugerageje impano iri muri wowe. Ntuzamenya ko ikora utayigerageje. Dufite abantu bapfanye impano bari mu itorero. Imana akubwira ngo mwana wanjye uzaririmba, ukirirwa hano kuva mu gitondo kugera nimugoroba, ntusabe n'iminota 2 uvuga uti numva hari indirimbo iri muri ngewe. Iyo mpano izakora ite? Ni wowe Imana ishaka gukoresha mu kugarura icyubahiro cyayo mu gihugu, mu itorero no mu muryango. Sindi mukuru cyane ariko sindi na mutoya, maze kugira imyaka iri hejuru ya 42. Iyo myaka yanjye u Rwanda nta karere ntazi. Mu Rwanda nta karere ntarageramo, nta karere ntarabwirizamo. Amatorero menshi mu Rwanda, amatorero ntahagararwa tutikaye, ni makeya.
mw'iyo myaka yanjye maze nabonye abantu basenga, nabonye abantu buzuzwa, nabonye abantu bahanura, nabonye abantu bakundana, ariko igihe cya none tugezemo iby'amaso yanjye yabonye bitandukanye n'ibyo mbona ubu ngubu. Icyubahiro cy'Imana mu itorero, icyubahiro cy'Imana mu gihugu, icyubahiro cy'Imana mu muryango, ubonaho kugira ngo kigende kigira imbaraga, ahubwo abantu bagenda babifata nk'ibintu bisanzwe. Imana yambwiye ngo nkubwire ngo ni wowe Imana ishaka gukoresha mu gihe gisa n'iki, kugira ngo ugarure icyubahiro cy'Imana mu itorero, mu gihugu no mu muryango. Uko Imana yubahagwa iwawe ubona ariko bimeze, uko Imana yubahagwa mu itorero ubona ariko bimeze, uko Imana yubahagwa mu gihugu ubona ariko bimeze. Ni wowe rero Imana ishaka gukoresha. Hari umugabo witwa Nehemiya, niwe dusomye, yumvise amakuru y'iwabo ngo amenye ko Yerusalemu hasenyutse, amenye ko amarembo yaho bayasenye. Arangije ahamagara abantu arababwira ngo mwe ntimureba ko tumeze nabi? Bantu b'Ishiro, mwe ntimureba ko tumeze nabi? Ntimureba ko hari ikibazo? Iyo tubwirizwa n'abatinganyi, iyo duhanurirwa n'abatinganyi, ntimureba ko tumeze nabi? Arababwira ngo nimuze twubake, twe gukomeza kuba igitutsi. Ajya ibwami asaba uburenganzira. Abantu bari hano mwize, abari hano mufite amafaranga, abari hano muvuga ari kwijyana, nimugire aho mugera. Ni mwebwe Imana ishaka gukoresha. Musaba uburenganzira, tugira ibyo dukora, tugira ibyo duhindura. Ni wowe Imana ishaka gukoresha kugira ngo icyubahiro cy'Imana kigaruke mu itorero, mu gihugu no mu muryango. Nimuvuge ngo amen. Dusomye ijambo ry'Imana mu gitabo cya Yakobo. Bibiliya itubwiye umugabo witwa Eliya. Eliya ni umusuhuke w'i Gileyadi. Yari umugabo mu gihagararo. Bibiliya igaragaza ko ntabwo yari umugabo ufite ibigango, ngo yari umugabo muto, n'ubutunzi bwe bushobora kuba bukemangwa butari bwinshi. Eliya yari umusuhuke w'i Gileyadi wari muri Isirayeli. Icyo gihe Isirayeli yoborwaga n'umwami witwaga Ahabu. Ahabu agiye kuzana umugore, agiye gushaka, akora ikosa, azana umugore w'umunyamahanga witwa Yezebeli. Dufite abasore barimo bararambagiza abapagani, barimo barava mu nzu y'Imana. Urasabwa kuba mu buzima wubaka ibintu bitazakugiraho ingaruka. Hari igihe wizanira ibintu mu buzima. Nibyo Samusoni yakoze, ajya kwa Delila, haravuga ngo ngiye ngo mumureke nzamuhindura, azagukuramo amaso. Hari ibintu mwikururira mutabizi. Akora ikosa Ahabu, aragenda yinjiza Yezebeli mu gihugu, amwinjiza mu buzima bwe. Umunyarwanda n'umuhanga yaravuze ngo uzambwire uwo mugendana, nkubwire uwo uri we. Uwo muntu mugendana azagufasha ko ubwami bw'Imana bwagira icyo bwunguka kubwe. Yezebeli ageze kwa Ahabu, akora ikintu cyantangaje. Abwira Ahabu ngo kugira ngo unezeze umutima wanjye, tubane neza nk'umugore n'umugabo, urankorera ibintu bine mu gihugu, ubinkorere mu itorero, ubinkorere mu muryango. Ahabu ahita abwira Yezebeli ngo bimbwire ndabikora. Aramubwira ngo icyambere, shaka ko ukuraho itorero ry'Imana, ukubaka igicaniro cya Bayali, ukubakira Bali insengero. Ahabu akora ikosa, insengero zose arazisenya, yubaka ibicaniro by'ibigirwamana. Yezebeli aramubwira ngo icya kabiri, nkubitira abatambyi, abashumba bose birukane. Ahabu agira atya abashumba bose arabakubita. Aramubwira ngo icya gatatu, abahanuzi bose bacecekeye, uzajya uhanura, bajya bamujyana muri gereza. Abahanuzi bose barakubitwa. Aramubwira ngo icya kane, ikintu cyitwa ibitambo cyose gikureho. Murumva itorero atararimazeho? Murumva igihugu ataragisenye? Bakuyeho insengero, bakuyeho abatambyi, bakuyeho abahanuzi, bakuyeho amaturo, ibitambo byose barakubise. Ngo maze ngo Imana iri mu ijuru irabireba, iravuga ngo ibi bintu bibaye sinzi ibyo ari byo. Ariko mu gihugu harimo umugabo, abapfira gushira, harimo umugabo. Ariko nakunze Eliya. Imana ni nk'umuhungu umenya nzamwita Eliya. Eliya ngo yicaye arebye ibintu Yezebeli azanye,
arebye ibintu Ahabu akoze, Eliya aravuga ngo nubwo ari njyewe usigaye, n'ibi biro byanjye n'ubu bushobozi bwanjye, ngiye guhesha Imana icyubahiro mu gihugu, mpesha Imana icyubahiro mu itorero, mpesha Imana icyubahiro mu muryango, ku buryo isi yose izabimenya. Nanerejwe na Eliya, yaravuze ngo ngiye guhagarika imvura. Ntiyari yarigeze ayihagarika, ntiyari yabonye naho ihagarara, ariko ko yari azi ko hari ikintu Imana yamuvuzeho, aravuga ngo reka ngerageze impano kandi ngerageze mu guhagarika. Ariko Eliya yatekereje, ariko Eliya yanejeje, aravuga ngo kandi kuyihagarika ni special, ndayihagarika nabanje kubibwira Ahabu kugira ngo batazagira ngo ni ibintu biri aho ngaho. Ndebera Eliya azamutse agiye kwa Ahabu, agezeyo yaramubwiye ngo nitwa profete Eliya, ikinzanye hano je guhagarika imvura. Aha baramureba aravuga ati wize ibiki? Siyanse wize zihagarika imvura ni izihe? Eliya aramubwira ngo kubera kumpinzi narinzi ko ndayihagarika gahe gato, ubu ndabyongereye, ni imyaka 3 n'amezi 6 izongera kugwa. Nabivuze Ahabu ngo iba yarimyoje nk'uko umuntu yimyoje, Eliya ahita avuga ngo ubwo nimyoje n'ikime nacyo ndagitware. Imana iri mu ijuru irebye Eliya, menya yarasetse, yaravuze afite mfite umugabo kabisa, mfite umugabo mwisi. Ugomba kugera ku rwego ukora ibintu Imana iri mu ijuru yakureba ikavuga ngo inyamirambo hafite umukobwa, kora ibintu Imana ikurebe muri Shiro, ivuga ngo muri Shiro hafite umusore. Imana iri mu ijuru iravuga ngo Eliya, icyo kintu ukoze turi ku ijambo ryitwa kugarura icyubahiro ni wowe, ni wowe, ni wowe Imana yakoresha. Imana ibwira Eliya, amubwira ngo Eliya unkoreye akantu, nanjye ikintu ngukoreye, iyi mvura uhagaritse, inyota, inzara nawe byari kuzakugeraho, ariko kubera ko kantu ukoze hari akagezi nafukuriye abantu bagambiriye kungarura icyubahiro. Jya ku kagezi k'ikerete uzanywa amazi abandi bayabuse. Muri uyu mujyi ndakurahiye, nuharanira ko icyubahiro cy'Imana kigaruka, nta nzara izakwica. Bwira Imana kuri umwe mu bantu bumva bifuza ko izina ryayo ryahabwa icyubahiro. Nimuvuge ngo amen, nimunyikirize ngo amen. Daniel yavuze ngo abantu bazi Imana yabo bazakomera, nibamara gukomera hari ibintu bazakora. Eliya ngo ajya ku kagezi k'ikereti, ageze yasanga hari isoko y'amazi adakama, anywa amazi y'ikereti. Imana imutungira kuri ako kagezi. Imana imurebye ibona Eliya si uwo kunywa amazi gusa, ngo itegeka ibikona. Nasomye ibice 18 mu gitabo cya mbere cy'Abami, ngo itegeka ibikona. Irabwira ngo hari umugabo uri ku kagezi, mujye mumushyira imitsima, mumushyire n'inyama. Ni ukuri nuhagarara ukavuga ngo sinshaka Imana iseba, muri uyu mujyi uzarya, muri uyu mujyi uzanywa, muri uyu mujyi uzambara, hesha Imana icyubahiro, ntabwo Imana izagukoza isoni. Ni wowe. Nimuvuge ngo amen, nimunyikirize ngo amen. Bibiliya yambwiye ngo imyaka 3 irangiye akagezi karakama. Imana irangije ibwira Eliya, irambwira ngo akagezi karakamye, genda ujye kwiyereka Ahabu. Eliya ngo ari mu nzira agiye kwiyereka Ahabu, ahura n'umuhanuzi witwa Obadiya, bigeze gukorana muri cya gihe bicaga abahanuzi. Obadiya arebye Eliya aramumenya, Eliya arebye Obadiya aramumenya, bararamukanye nk'abantu bakoranye. Obadiya abwira Eliya, aramubwira ngo Eliya ni wowe, ntiwapfuye? Aramubwira turabona ameze nk'umuntu wapfa, narinda ahantu merewe neza. Aramubwira ngo waryaga? Si ukurya gusa nananywaga. Ni ukuri mu uyu mujyi tuza, nimugire ubwoba, bazajya bareba uko tubayeho, hari akagezi, hari agasoko tubaho. Nimuvuge ngo amen. Aramubwira ngo twebwe inyota, inzara, amatungo twarakakaye, amazi yarabuze. Aramubwira ngo Ahabu yagiye gushaka utwatsi tw'amatungo iburasirazuba, nanjye naje iburengerazuba gushaka utwatsi, baragushatse barakubuze. Eliya yanejeje, yabwihise abwira Obadiya, aramubwira ngo genda ubwire Ahabu ko wambonye. Ahabu ati Obadiya ati dupfuye iki? Ndakuzi. Ahabu uramuzi? Ngende mubwire ngo ndakubonye. Ya Mana yawe ujye gutwara ihiti kunyarukana, nituza Ahabu akakubura aranyicara amerera nabi. Obadiya aramubwira ngo ni njye Imana yavuze ko nzagarura icyubahiro cyayo, tugende njye kwiyereka Ahabu. Eliya ngo arazahura na Ahabu. Ahabu ngo n'uburakari n'umujinya ahita abwira Eliya ngo Eliya ni wowe, n'ibyago n'umuruho wateje Isiraheli, umva umugabo ugiye kugarura icyubahiro cy'Imana. Abwira Ahabu ngo ntabwo ari njye,
wateje Isiraheli ibyago, ahubwo ari we n'inzu ya so, kuko mwagomeye Imana. Niba ubihakana, ufite abahanuzi ba Bayali, ukagira ba Ashera begeranye. Tujye ku musozi Karumeli, tujye kubaza Imana, tumenye ikintu cyateje ibibazo mu gihugu. Ahabu afata abahanuzi ba Bayali n'aba Ashera 850, abahereza Eliya, aramubwira ngo aho zamukana nabo. Ndebera Eliya ashorewe n'abahanuzi 850 ari umwe. Ari umwe. Ni wowe 850 ari umwe. Ariko wakarozi kamwe k'agakecuru kwagutesheje umutwe, kamwe ngo ngiye kwimuka ngo ararabyina umwe. Eliya yazamukanye na 850. Ni wowe Imana ishaka gukoresha, ititaye ku bwinshi bw'ibidayimoni bikwirukaho, ititaye ku bwinshi bw'ibigeragezo bikugose. Ni wowe. Haleluya. Eliya ariko 850 hari umwe. Ipusi imwe kirguhamagara abantu bose ngo mfite ngo ipusi imwe se zije arenye wabigenza 850. Ariko Eliya baramushorera. Bageze Karumeli, Eliya arafite imfizi ebyiri, arababwira ngo nimufate imfizi yanyu nanjye mumpereze yanjye, mubaka igicaniro cyanyu, tugiye guhamagara Imana. Imana iramanura umuriro, iyo twese tuzayiyoboka. Ariko ndabona rimwe benshi nimubanze, mujye mubareka babanze, mujye mubareka babanze. Sidikamaga muri kuyumva, mujye mubareka babanze. Barangije bafata imfizi yabo bashyira ku gicaniro cyabo, ngo barangije bahamagara Bayali. Musome igice 18 mu gitabo cya mbere cy'Abami, ngo bahamagaye Bayali saa 4 Bayali, saa 5 Bayali, saa 6 Bayali, saa 8 Bayali. Bayali nayigaye ibintu bitatu. Ikintu cya mbere nagaye Bayali irazerera. Eliya arababwira ngo Imana yanyu yazindutse iri hano hafi, ntimwayihamagara mutyo mwirarirwa kwitaba, iri hafi yatembereye. Ariko yacu ntizerera, ihorana natwe mu mvura ibihari, mu zuba ibihari, mu bukode ibihari. Haleluya. Ntiyarya matwashira, fata mikoro. Ntiyarya matwashira, ntiyaryama kuko twashira, habe no guhurya twashira. Yacu ntizerera. Icya kabiri nagaye Bayali ntabwo yumva. Eliya arababwira ngo Imana yanyu nimukotsora, nimusakuze, ndumva itari kumva. Barakotsora, Imana yabo ntiyumva. Ariko yacu irumva mu Cyongereza, irumva mu Kinyarwanda, irumva mu Giswahili, irumva upfukamye, irumva. Tera haleluya. Mubwire ibiremereye umutima, nubwo wavuga wongorera, Yesu arakumva. Mubwire uri mubwire Yesu yacu, nimuvuge ngo irumva, nimuvuge ngo irumva. Mubwire ibiremereye umutima, nubwo wavuga wongorera, Yesu arakumva. Mubwire ryabanga ryo mu mutima, uri mubwire umwizeye, Yesu arabyumva. Yacu irumva. Icya gatatu nagaye Bayali nta mbabazi igira. Eliya arababwira ngo nimufate izembe mutemagurane, nibona amaraso irabagirira imbabazi. Ngo baritemagura. Bayali ngo ntiyabagirira imbabazi, ariko yacu igira imbabazi, irababarira. Nawe yarakubabariye, nanjye yarambabariye. Yacu igira imbabazi. Nanjye ndi mubo yanyuzeho, babaye angiri bambe n'urukundo,
aranyomora izaha yishuye imyenda yanjye yo yanyomoje amavuta y'igiciro yapfutse inguma zose nari iyacu igira imbabazi irababarira nimuvuge ngo irababarira nimuzamurirwe ngo irababarira cyane haleluya nuko ngihamagara imbabazi ziwe ziritaba ntara zirampo ziti ngwino sa mutima cyane ndakubaba nuko imbabazi haragira zirampora ziti ngwino nsange mutima nkunda cyane we ndakubabariye ngikomanga sanganirwa nizo babazize zirampobera ngikomanga sanganirwa nizo babazize zirampobera nuko gihamagara imbabazi ziritaba yoyoyo ntaravuga we zirambo yoyoyoyo ziti ngwino nsange mutima yoyoyoyo ndakubabariye ziti ngwino mutima we ndakubabariye ziti ngwino mutima nkunda cyane yoyoyoyo ndakubabariye tera haleluya tera haleluya zariri bisha impundu agaci yoyoyo kankuya ahabi uko ndushaho kumege amaso arahumu azirikiye kubire numva amagambo ankomeza umutima wacyura mukunda zaririmba we zari impundu agakiza ke agaci kankuye we kankuya uko ndushaho amaso yanjyana umuka azirikira kubire ko numva amagambo ankomeza we umutima jura haleluya bwirira abantu nka babiri ngo ni wowe
ni wowe, uyu mwaka ni wowe, uku kwezi ni wowe, mu gihugu ni wowe, mu itorero ni wowe, mu muryango ni wowe, mu kazi ni wowe, mu isoko ni wowe, muri karitsiye ni wowe. Tera haleluya, ni wowe. Eliya arangije arababwira ngo mwahamagaye Bayali yanyu yagize ikibazo, nimumpe umwanya nanjye mpamagara Imana yanjye. Bibiliya yambwiye ngo Eliya afata amabuye 12 asana. Ni wowe ugomba gusana iby'umuryango, asana ibyo bari barangije, iby'itorero arabisana, iby'abahanuzi arabisana, iby'abatambyi arabisana, iby'amaturo arabisana. Urasabwa kugera, ni wowe Imana ishaka gukoresha mu gihe gisa n'iki, ni wowe. Eliya arangije ngo asana ibyo bari barasenye, asana ibyo bari barangije. Ni wowe Imana ishaka ko usana ibyo abagome bangije, ibyo abarozi bangije, ibyo abasambanyi bangije. Ni wowe. Haleluya. Eliya ngo arasana, amaze gusana afata ibibindi aravoma, arangije ngo yuzuza amazi, arangije arababwira ngo nimunyegere. Baramwegera, arangije ngo ahamagara Imana yumva, ahamagara Imana ireba, ahamagara Imana ivuga, ahamagara Imana ikora, ahamagara Imana itazerera, ahamagara Imana ibabarira. Aravuga ngo Mana ya Abrahamu, Mana ya Isaka, Mana ya Yakobo, Mana ya Abrahamu, uyu munsi muri Isirayeli bimenyekane ko ari wowe Mana, mu kazi kacu ko ari wowe Mana, mu bana bacu ko ari wowe Mana, mu gihugu cyacu ko ari wowe Mana, mu itorero ryacu ko ari wowe, mu bucuruzi bwacu ko ari wowe, mu rushako rwacu ko ari wowe. Bibiliya yavuze ngo uwo mwanya umuriro, uwo mwanya umuriro, haleluya, umuriro. Ububyutse bw'itorero ni wowe, ni wowe. Abantu bigize abahatari, baza mu rusengero nk'abaje mu nama, gufashwa ni wowe, kuzuzwa ni wowe, guhanura ni wowe. Cyo cyose ukijura umujisto muko bizakunda, ujye mworoha. Nimuvuge ngo amen. Bibiliya yambwiye ngo uwo mwanya umuriro uva mu ijuru, ngo utwike igitambo kirashya, ngo bikubita hasi bubame, baravuga ngo Uwiteka ni we, Uwiteka ni we. Nimuvuge ngo Uwiteka ni we Mana. Eliya afata abahanuzi ba Bayali bose 850 bose, aravuga ngo mwasebeje Imana ntimuncika. 850 abafata ari umwe, abajyana ku kagezi kitwa Pishoni, bose abatera inkota, bose arabica kugira ngo icyubahiro cy'Imana cyongere kigaruke. Imyaka umaze nta musambanyi n'umurihana ku bwawe, nta mujura n'umurihana ku bwawe. Uza gusenga wenyine, gutegera umuntu muto yasenze ukamugeza hano, kugurira umuntu ibishyimbo hariya mu marangi ukamuzana hano, no kurya wenyine. Ariko umeze muto, nta kibazo mufite. Ukamara imyaka 5 usengera mu rusengero, nta n'abantu babiri barihana ku bwawe. Urumva udafite ikibazo. Ni wowe. Ugasiga abana imbere ya televiziyo, umugabo ku cyumweru akambara ikabutura ngo agiye kugabanya ibiro, ariko umeze muto. Kwabaye iki? Ni wowe, ni wowe, ni wowe. Ni baby shower, ni blood shower, ibyo nabyo si bibi, ariko hari ikindi Imana igushaka. Hari amakamba tuzambikwa kubera ibyo twakoze. Wowe ntubwiriza, ntuhanura, ntiwerekwa, ntugure abashyitsi amazi, ntugure umuriro, ntukoropa. Ese mumeze muto, urumeze muto. Habaye iki? Tuze tubanyeganyeze, banyeganyeze mugezi wawe, umbwire ngira bikoze, ngira kivivuye, ngo gira gutya. Icyo se ni igiki? Icyo ni igiki? Icyo ni igiki? Ni wowe Imana ishaka gukoresha. Gira ibintu ukore ku mutima w'Imana. Nimuvuge ngo amen. Ngara ku musozo, nshaka kubabwira imbaraga 6 zagufasha kugarura icyubahiro cy'Imana mu itorero, mu gihugu no mu muryango. Kugira ngo ibintu bikunde, hari imbaraga zibikora. Ndazibabwira nirukanka, ni nyinshi, ariko na selection navuga nka 6. Hari imbaraga zagufasha
kugarura icyubahiro cy'Imana mu gihugu, mu itorero no mu muryango. Ndavuga 6 gusa. Nuburamo nimwe akazi kawe kugira ngo uzakizane bizakugora. Imbaraga ya mbere yagufasha kugarura icyubahiro cy'Imana mu gihugu, kugarura icyubahiro cy'Imana mu itorero, kugarura icyubahiro cy'Imana mu muryango, ni imbaraga yitwa Umwuka Wera. Iki? Umwuka Wera. Biteye ubwoba kugira imyaka nk'iyo ufite. Ufite irangamuntu y'u Rwanda, ukagira perimi y'u Rwanda, ukagira diplome y'u Rwanda, ukagira umugore Nyamirambo, utagira Umwuka Wera. Umuntu ugenda n'imodoka atagira Umwuka Wera, imodoka ihenda kurenza Umwuka Wera. Umwuka Wera ni gift, ni impano Imana yatwemereye. Ni gute mudasaba Umwuka Wera? Saba umuntu umukobwa yafashe amasengesho bari gusenga ngasaba umugabo naza mbere y'umwuka uzahura n'inshyi. Hari ikibanza. Umwuka Wera ni imbaraga idufasha kugarura icyubahiro cy'Imana mu gihugu, mu itorero no mu muryango. Ibyakozwe n'intumwa 1:8 haravuga ngo icyakora muzahabwa imbaraga Umwuka Wera nabamanukira, kandi muzaba abagabo bo guhamya. Iyo umuntu yakiriye Umwuka Wera aba yakiriye imbaraga imutera guhamya, akavuga iby'Imana yakoze. Rero impamvu mubona icyubahiro cy'Imana kigenda gitakara, dufite abanyamubiri benshi nk'abanyamwuka dufite. Iyi mbaraga murayumvise? Yitwa iki? Yitwa iki? Umwuka Wera. Muri corona hari akantu keza bazanye, bavuze ngo n'Imana idushakira akayo k'abanyamwuka, akandi bajya bakoza hano bareba umuriro, ku buryo n'umuntu ugiye kwinjira mu rusengero bareba kuko niba yaruzuye umwuka cyasha wajya usubirayo, hakinjira mbarwa bakakigutunga cyagisona, bamwe bagasubirayo. Dukeneye ko mu nzu y'Imana tugwiza abantu bahawe imbaraga yitwa Umwuka Wera. Impamvu tubwirizwa n'abantu ntiduhinduke, tubwirizwa n'abantu batakiriye Umwuka Wera. Impamvu turimbirwa n'abantu ntiduhinduke, turimbirwa n'abantu batuzuye Umwuka Wera. Impamvu duhabwa amasezerano ntasohore, duhanurirwa n'abantu batuzuye Umwuka Wera. Y'abantu bahawe imbaraga yitwa Umwuka Wera bakorera Imana, bagarura icyubahiro cy'Imana mu gihugu, bakagarura icyubahiro cy'Imana mu itorero. Murasabwa gusaba imbaraga yitwa Umwuka Wera. Mwuka, visa mwe muretse, green card mwe muretse, passport mwe muretse, ibyo nabyo si bibi bizaza, ariko nimubanze bubwira Imana ngo duhereze imbaraga yitwa Umwuka Wera. Iyo ni imbaraga ya mbere. Nimuvuga ngo amen. Nimuvuga ngo amen. Sizi ko imbaraga muza abantu bayihawe bakagurura icyubahiro cy'Imana aho bari bari. Hari umwamuzi muzi umuhungu witwa Yosefu wageze ibwami kwa Farawo, yarahawe imbaraga ngo avuga inka 7 zinanutse, ngo avuga inka 7 zibyibutse, avuga amahundo y'imishishe n'iminambe mu bice 38. Umwami ahita avuga ngo tuzabona hehe umuntu umeze nk'uyu urimo ukawimana. Umuhungu witwa Daniel yageze ibwami mu bice 5 umurongo wa 14, ngo hari ijambo ryari ryanditswe ku rusika ngo rivuga ngo ni mene tekeru farisiri. Umwami ngo yarayisomye acika umugongo amavara komangana, abwira abapfumu n'abakonikoni ati musomere iriya jambo. Usomyeho wese umupfumu yasoma ati mene, ati mubwira abantu bize, twebwe turaragura ntituzi ibya mene. Uvuye Harvard ati mene, uvuye Huye ati tekeri, bati mu masegisiyo yose abaho mene ntazibamo. Umwami aravuga ati niba mutasobanura mene ga ntacyo mumaze. Umwe atera urutoki hejuru, umwami aravuga ngo ugiye kubisoma. Arabwira abanyakubaha mwami, ku ngoma ya so hari umwana w'umuhungu, ibintu bimeze nka biriya niwe wajyaga bisoma. Aramubaza ngo ari he, baramubwira ngo ari mu cyaro, baramubwira ngo mugende mu muzane. Bazanye Yosefu, muzasome 5:14, ngo Yosefu ageze imbere y'umwami, umwami aramubwira ngo numvise bakuvuga ku Mwuka w'Imana aba muri wowe, none wasoma ririya jambo. Umwana w'umuhungu ararireba, abwira umwami atari amagambo nitwe tujya tuyasoma. Hari imbaraga twahawe zisoma ibidasomwa n'abantu bose. Umwami ngaramubwira ngo ngaho risome, kugira ngo Daniel agarure icyubahiro cy'Imana, ahereza agaciro abahanuzi, ahereza agaciro abatambyi, ahereza agaciro itorero. Yabwiye umwami ngo mbere yuko nsoma ririya jambo urankorera ikintu kimwe. Umwami ati ni ikihe? Ati nshaka unkorera protocole, ukambwira abantu bicaye hano bose icyo bakora. Umwami arabwira ngo nicarane n'ibyiciro 3, ndi kumwe n'abapfumu, ndi kumwe n'abakonikoni, ndi kumwe n'abanyabwenge.
Daniyeli ati none sinyakuha mwami, mu bapfumu habuze n'umwe wasoma hariya? Umwami ati kuva mu gitondo, kandi bari ibintu by'abantu barabimaze byabananiye. Ati none mu banyabwenge naho habuze n'umwe? Umwami ati wowe ceceka, buruse twabahaye turi kwicuza icyatumye tuzibahereza. None mu bakonikoni habuze n'umwe? Umwami ati singaba ntibireba kanuye amaso ahangaha. Daniyeli ngo kugira ngo aheshe Imana icyubahiro, niyo komantere nasomye, yabwiye umwami ngo kugira ngo nsomere iriya jambo, bwira abapfumu bose bahaguruke bavuge ko Imana azaba ari fake. Zifite amaso ntizibona, zifite amatwi ntizumva, zifite umunwa ntizivuga, zifite amaboko ntizikora, zifite amaguru ntizigenda, ariko iyacu irareba, irumva, iravuga, irakora. Haleluya! Barahaguruka barabonye kubaha mwami, Imana yacu ni fake. Daniyeli abagaruye icyubahiro cy'Imana mu itorero, abwira umwami ati bwira n'abanyabwenge noneho nabo bahaguruke bavuge ko ubwenge budafite umwuka wera nabwo bufite ikibazo. Arahaguruka. Umwami ati nimuvuge, ntimwiriwe hano, ntimwagiye kwiga, ntimwariye buruse, nimuvuge ko ubwenge bwanyu budafite umwuka wera ari fake. Nabo bati ubwenge bwacu ni fake. Ati n'abakonikoni bambwirire. Nabo barahaguruka ati inzuzi zacu ntacyo zimaze. Daniyeli ababwira ati ngaho nimwicare. Umuhungu wari warahawe imbaraga zidasanzwe abwira umwami ngo ijambo ryitwa menemene ni ijambo rivuze ngo wapimwe, nyakubahwa we mwami wapimwe, ibiro byawe ku munzani ntushyitse. Tekeri wa farisi biravuze ngo ubwami bwawe ubu tuvugana bwagabwe bwahawe Abamedi n'Abaperesi. Abari bicaye aho bose bati umva umwana sha, dore umwana wize. Ninde wari kubwira umwami ngo ntashyitse? Hakenewe abantu bahawe imbaraga z'umwuka wera bahagarara imbere y'icyaha. Abantu bose bari baraho barumirwa. Umwami arahaguruka abwira Daniyeli ngo uhereye none ninjye ubanza ugakurikira mw'iki gihugu, uremewe imbaraga yitwa umwuka wera. Nimuvuge ngo amen, nimunyikirize ngo amen. Haleluya! Iyo murayumvise se? Babwiriye ya kabiri, imbaraga ya kabiri yagufasha kugarura icyubahiro cy'Imana mu gihugu, kugarura icyubahiro cy'Imana mu itorero, ni imbaraga yitwa kwimenya, kwisobanukirwa. Iyo utari wimenya, iyo utari wisobanukirwa, ntabwo Imana yagukoresha kugarura icyubahiro cyayo. Dufite abantu utamenya niba ari abasore cyangwa ari abagabo, dufite abantu utamenya niba ari abagore cyangwa ari abakobwa. Mwabaye iki? Iyo umuntu yamaze kwisobanukira akamenya ko ari umugore, yambara nk'abagore, akanareba nk'abagore. Usuri guteretsa amaso ubyaye karindwi, reba nk'abakobwa urebe. Iyo umuntu atari yisobanukirwa, Imana ntishobora kuzagukoresha utari wimenya. Iyo umuntu atari yisobanukirwa, arira aho abonye, anywera aho abonye, yambara ibyo abonye. Ariko wamaze kwimenya, nigeze mbaho ubuhamya mbabwira uburyo naguze ipataro y'abakobwa. Umuntu yampaye 5,000 kera muri 2004, mba muri korali, nabaga muri korali ifite ipataro nahawe muri Ku Defense. Nari ndabereye dusoza umuntu ambwira atari ko nubwo turirimbira iriya pataro uririmbana iduteza ibibazo mubona kimeze nabukuntu. Iyo umuntu atari yisobanukirwa ahura n'ibibazo. Umuntu mwaza kumbwira ati jaguha amafaranga ukagura ipataro kazajya urimba utambaye iriya pataro ampa 5,000. Ndebye mbona mu muryango w'iwacu ntawe ugeze yambara ipataro ya 5, mbona ni menshi. Ndagenda ngura icya 5 musagure 3, ariko kutisobanukirwa ni igitangaza. Ngura ipataro ku cyumweru nza kurima ngira ngo nabemeje. Dusohotse umuntu uzibye imyambarire njyana hanze, arambwira ati ko wambaye ipataro y'inkobwa wabaye iki? Ni inkobwa gutese? Ati nta mufuka igira, nta sheni igira, ntaho gushyira umukandara. Iyo pataro ni inko. Iyo umuntu atari yisobanukirwa, dufite abasore bambara nk'abakobwa basaze. None umusore atobora reka mbireke ntaza ndabona kamera zabaye nyinshi imbere yanjye. Mwantunze ibyuma sha. Ureka mbabwira. Ari yisobanukirwa, ntago Imana yagukorera kugarura icyubahiro cyayo. Imana ikeneye abantu bamaze kwisobanukirwa. Ujya mu isoko kugura umwenda, abuzi wese no kwambara, umuntu utazi nimero yambara y'ingombe myenda mu kwimenya. Imbaraga ya kabiri, Imana iha abantu ishaka ko bagarura icyubahiro cyayo. Kankavuga gatoya nsenga, nimuvuge ngo amen, nimunyikirize ngo amen. Kwimenya cyangwa kwisobanukirwa. Abisirayeli bamaze imyaka 430 muri Egiputa kwa Farawo bakora uburetwa. Imana ngo ireba igihe bamaze mu bice bibiri, mu rugo 23 no 24 no 25, haravuga ngo Imana yumva umuniho wabo, ngo yibuka isezerano ryayo yasezeranye na Aburahamu na Isaka na Yakobo, ngo Imana ireba Abisirayeli imenya uko bameze. Nibwo Mose yagiye kubazana avuye ku musozi w'Ihorebu, sinza kuhatinda.
umunsi ngo yabazanye muri ko bageze ku nyanja mu bice 12 mu gitabo cyo kuva ngo baratatse. Imana ibwira Mose ngo niki gitumye untakira, bwira Abisirayeli bakomeze bagenda. Uko baciye mu nyanja murabizi, sinza bageze mu butayu simpatinda, bari inkoko batoroye, banywa amazi avuye mu rutare, sinza kuhatinda. Bageze ahantu Imana ibereka igihugu bazajyamo cy'Ikanani, ariko Mose na Aroni nk'abantu bayoboye itsinda baravuga ntabwo tuzajyana abantu mu gihugu tutoherejemo ubutasi ngo bamenye uko igihugu kimeze. Batora abagabo 10 na babiri, baravuga ngo ngende mutata igihugu mutorere uko kimeze tuzajya aho tuzi. Baragiye, bageze mu gihugu Imana yavuze, basanga imbuto zirahari, basanga imirimo irahari, basanga uko Imana yavuze ibintu byose niko biri. Ariko ngo batembera muri quartier ngo bakabona y'abagabo barebare ngo b'Abanaki, harimo abagabo 10 batigeze bisobanukirwa, ngo bakira imbere y'Abanaki ngo bakabona bameze nk'inzige. Uko wibona mu uyu mujyi ni kuri, wivuga ngo abantu baragusuzugura nawe ntiwiyubaha, ariko ngo abantu baranze. Ubundi se wowe uriyizi? Mbere yuko tukumenya banza wimenye. Ni wimenye ntabwo uziri gutubwira ngo tukumenye, kuko iyo wambaye tumenya ngo urumurokore, iyo uvuze tumenya ngo urumurokore, si ngo widetaye wivuge wowe kora gutsa. Maze ngo Mose na Aroni bicaye bategereje abagabo, ngo bagiye kubona babona bazanye iseri z'imbuto, ubasanga iteraniro ryicaye nk'uko mwicaye. Uwariye president yoboye delegation bamuhereza umwanya ngo tubwire uko wasanze igihugu. Ariko nabaye nsoma igitabo cyo kubara, umugabo yavuze amagambo kutisobanukirwa n'igitangaza. Abwira Mose na Aroni, baravuga ngo nyakubaha muyobozi n'Abisirayeli, igihugu Imana yavuze uko yakitubwiye niko twagisanze, yewe n'imbuto dore ngizi twakizanye, kireze pe, kimeze neza, amazara hari. Bongeraho akajambo kavuga ngo ariko twasanzeyo abagabo. Niba bo bari abagore, ibi bigabo nabigaye cyane. Baravuga ngo twasanzeyo abagabo barebare b'Abanaki, kwirebaga imbere yabo tukabona tumeze nk'inzige. Bongeraho akajambo kabi kababaje, bavuze ngo kandi uko batubonaga natwe niko twibonaga. Ariko Mana yisenera, babwira Mose na Aroni ngo niba mukunda Abisirayeli ntimubambutse uriya mugezi, kuko bari abantu bazaturya batumerera nabi. Ngo harimo abagabo babiri bari barisobanukiwe, bari barimenye, batera intoki hejuru. Mose na Aroni babwira Yosuwa na Kalebu, barabwira ngo ko muteye intoki hejuru hari icyo mushaka kuvuga. Baravuga ngo natwe turashaka kuvuga. Iyo umuntu yisobanukiwe nawe ajya avuga, ntiwemere ko ibintu bipfa ureba, nawe ajya uvuga. Ufite abantu banze kuvuga ngo use ngo nakiteranya ngo singiye ngo no mu nama ngo nzanye soka ntavuze ngo ntibagiye kuzagira ngo ningiye wabizanye. Urarwaye. Mose na Aroni babwira Yosuwa na Kalebu ngo ngaho nimuvuge. Abagabo banejeje rumvagiye nko gusara, baravuze ngo nyakubaha muyobozi, aba bagabo ibyo bavuze bijya gusa n'ukuri, ariko siko igihugu uko Imana yakitubwiye twasanze ariko kimeze. Komanteri yambwiye ngo babwira Mose na Aroni ngo dukurikije uburyo Imana dukuye mu maboko ya Farawo imyaka 430 ikatwambutsa inyanja itukura, ikaduha amanu mu butayu, tukarya inkoko tutoroye, abana bacu ukaba bari kwiga i Kigali, tukaba dutaha mu nzu dukodesha tukishyura ku kwezi, tukaba twambara tuzi kumeshesha imyenda, tukaba tuzi guhanaguza inkweto. Niba Uwiteka atwishimira azatujyana, azatugezayo, Abanaki azabaduha, tuzabarya nk'abarya imitsima, niba afite ikibakingira. Haleluya. Nahoraga njya kuvuma amashimwe y'abandi we, nkare mu madirishya abandi bata Yesu robano arazura ibyanjye byapfuye. Indirimbo yanjye ai yo nuku wi gahunga we udusesero kandi mfite zaburi ni irimba, zaburi we
zaburiwe ndirimba nimva mutima yo 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 ai zanjye fitu ubuhamya ije ni wowe utari wisobanukirwa, utari wimenya, urya nabi, uvuga nabi, ugendana n'aba umuntu utari yimenya, umuntu utari wisobanukirwa, umuntu utari wimenya. Kwimenya, kwisobanukirwa. Ariko mwari mwabonye intare igendana n'imbwa? Mwabonye intare ibyara ihene? Iyo umuntu atari yisobanukirwa aba mu kigare kitamukwiye. Ariko iyo wimenye, niyo ujya guseregisiona inshuti, uramenya ngo uyu muntu, uwo muntu ntiyigurira fanta nawe ntiyakugura ikugura, ubuse mubana mute? Wewe urawuziranye n'abanyonzi gusa, kiramo n'umumotari. Vanga seregisiyo, ariko se we bite byawo? Umuntu akavukira mu biryogo, akiga mu biryogo, agakurira mu biryogo, agasabirwa mu biryogo, agakingirwa mu biryogo, akabyarira mu biryogo, agasa epo hoya teri ntambwe. Hantu uzi banywera icyayi ni mu marangi gusa, na Simba irahari sinamamaje, na Kamiri irahari, na Ragarete irahari. Akowe ngo unywera icyayi muri Dobandi tovayo. Iyo wamaze kumenya uriwe, hari aho uticara, hari ibyo utarya, hari ibyo utanywa, kuko wamaze kwisobanukirwa. Iyo ni imbaraga ya kabiri yagufasha kugarura icyubahiro cy'Imana mu itorero, mu gihugu no mu muryango. Iya mbere ni iyihe? Iya kabiri ni iyihe? Imbaraga ya gatatu yagufasha kugarura icyubahiro cy'Imana mu gihugu no mu itorero ni imbaraga yitwa kumenya igihe cyawe. Kumenya igihe cyawe. Mubwiriza 12 aravuga ngo ujye wibuka umuremyi wawe mu minsi y'ubusore, iminsi mibi n'imyaka taragera. Uri hari imyaka yo kurya. Abantu banze kurya ngo bazarya bakuze ngo bari gushyira kuri buroke. Uzagera cyo kuyarya baragukuye ku munyu, baragukuye ku nyama, mwari ariko banze kurya ngo. Kumenya igihe cyawe. Uri n'igihe cyo kuberwa. Wiki hari igihe wambara ibyo ukabona byarahengamye bikijya kuri tayi, ambara ni igihe. Iyo utari wasobanukirwa imbaraga z'igihe, uhura n'ikibazo gikomeye. Iyo utazi gukoresha igihe cyawe, uhura n'ibibazo. Sindi umuvuga butumwa ukomeye cyane, ariko ntushobora kumpa mikoro ngo nzakine nayo, kuko inyuma hari abandi bayitegereje. Ndi gukora nkurama akange. Iyo utazi igihe cyawe rero, urwanya icy'abandi. Ndasubiramo. Iyo utari wasobanukirwa igihe cyawe, utakaza imbaraga, urwanya igihe cy'abandi. Hari umuntu guhura nabo, ariko wagiye uruhuka, uzarwara stroke, uba wavuze cyane, jya uruhuka. Ruhuka niwe ufite igihe. Kigiye ntago ari cyo kuruhuka kuri nge. Ngo musanga ngo ari we bamanitse buri gihe. Ko bamanika ntibakumanike, reka bamanike, nibamanura nawe bazakumanika. Bafishe zose ni ngewe nyine n'igihe, ariko mwaretse gukina n'igihe. Igihe cyawe ukigera hano bakavuga ngo turirimbe, irimba nk'utazongera kuririmba, ejo ntuzaba hari. Iyi mikoro iyi hari abayibanje, hari n'abandi bayitegereje. Nigezeho rero bagomba kwibyaza umusaruro. Ahange ni none, ejo ntago uko bimeze. Kumenya igihe cyawe. Dufite abasaza n'abakecuru adashobora kumara amasaha nk'aya mumaze mwicaye ahangaha, kubera ko bino birasakuza, umugongo ntukunda. Mu gihe ushobora kumara amasaha 3 wicaye, za hano uvome urunde. Hari umupasiteri wacu wavuze ngo amasengesho arabikika, amasengesho arabikika. Yuza hano uvome, umere nk'uri gucuranwa, ubike, hari igihe kizagera aya ngaya azagutunge. Sengesho nasaze ubuzima abanyasenga ntago nabishobora. Naraga ku misozi ntibikunda, ubu naraga mu mazi ubu ntibikunda, no mu biti twajyagayo ntibikunda. None ubonye ukazi, iyo bavuga ngo dusenga amasaha 6, hari igihe kizagera hagiye hasengwa isaha 1 cyangwa iminota 30. None akagaha Imana iguhaye wakabyaje umusaruro. Wasengeye urugo rwawe, wasengeye abantu uzabyara, wasengeye amashuri uziga,
wasengeye ibyo uzacuruza, nimufate umwanya musengera hazaza hanyu. Kumenya igihe cyawe. Amen. Ibintu mvuze murabyumvise? Ibintu mvuze murabyumvise? Igihe cyawe. Hari umusazi wabaga ahantu bita mu Rwabuye i Butare, yajyaga akunda gusaba. Iyo watambuka akagusaba ukamwima, waragenda akagukurikiza amaso, wajya kurenga ukumva avuze n'ijwi rirangura akavuga ngo he nkuciyeho utampaye, ubwo nyine nguragiye nguranyimye, ngo ngaho genda, ngo inyuma y'umuntu hari undi. Niba ugira ngo ndakubeshya uhindukire, inyuma y'umuntu hari undi. Ndagira ngo utangarize ko iyo ntebe wicayeho hari abandi bayicayeho, na nyuma yawe hari abandi bazayicaraho. Iyo uri umuhanga rero, Imana ikaguhereza igihe, uba ugomba kukibyaza umusaruro, nta gukina nacyo. Nimuvuga ngo amen. Ntabwo mwumvise ijwi ryanjye? Mwumvise ko ndi kuririmba indirimbo mukabura aho mufatira? Harimo amadiyeze byarahengamye, ariko nigeze kuririmba ngewe. Nari nzi kuririmba, ariko natera indirimbo bari bakabura iyo bafatira. Igihe cyo kuririmba cyararangiye. Ubu hari abagezweho bazi kuririmba. Nasuye korari imwe, abantu abakobwa baraza barambwira bati dushaka utubwire mu kuririmba haba pansiyo imeze ite. Bati twatangije korari, none ejo bundi badukuyemo ngo tujye ku murongo w'inyuma. Guteze ati batwatse na mikoro. Ndabwa nteko se mwebwe uretse kurenganya abantu, ubwo ninde yo guha mikoro koko? Igihe cyo gufata mikoro cyarangiye, jya kubyinira inyuma. Buriya hari igihe cy'imbere n'igihe cy'inyuma. Imana ibarazana abana bafite amajwi ameze neza. Wowe ryawe ariko kuva muri 80 uririmba, muri 90 n'ubu uracyashaka guhagarara imbere y'inyuma. Hari abana bari mu gihe cyabo. Nimuvuge ngo amen. Iyo utari wasobanukirwa igihe cyawe uratakara. Kumenya igihe cyawe. Nk'iyi minsi ngo ntibampa mvuge, uravuga iki? Ntago ari igihe cyawe. Iyo ni imbaraga ya kangahe? Ni ya kangahe? Yagufasha kuzana icyubahiro cy'Imana mu itorero, mu gihugu no mu muryango. Nimumfashe. Iya mbere ni iyihe? Iya kabiri ni iyihe? Iya gatatu ni iyihe? Ngiye kuvuga iya kane nidushaka dusoreze kuri iyo ngiyo. Imbaraga ya kane yagufasha kuzana icyubahiro cy'Imana mu gihugu, mu itorero no mu muryango. Ni imbaraga yitwa kwemerwa n'Imana ndetse n'abantu. Kwemerwa n'Imana ndetse n'iki? Ubu impamvu nuko abashumba hano banyemera. Batanyemera ntago naza ahangaha. Bari ufite abantu b'abayobe basaze, ugenga Imana ifa kubinyemera. Urarwaye. Ntago Imana izakwemera ngo inarwe kukwemeza abantu. Ngewe umuntu ubushize yarampamagaye, haciye nk'umwaka umwe, arambwira ati mukozi w'Imana, ati ntabwo uzi, atariko ndakwemera. Murakoze. Ati ko shaka kugurira ji ahantu wayinywera ni. Mpita numva sindanywera ji muri convention. Kubera ko umuntu anyemera yanjyanye muri ko nibo bazatugezayo, uzagezwayo niki? Nyoko ntahazi, so ntahazi, mukuru. Shaka abantu muve mu bintu by'imikino. Yarambwiye dushaka kwinywera convention, ni yego. Ubwo unyemera njyana convention. Najyanywe n'ukanyemera. Igihe cyose udafite abantu bakwemera, hari aho utazagera. Ugomba kugira umuntu muziranye ukora ikanombe ku kibuga cy'indege. Wowe ntuzaho indege zigwa, wowe ibyawe ni Nyabugogo gusa, ariko mwe mumeze mu. Nyabuneka kwemerwa n'Imana ndetse n'iki n'abantu. Nawe babwiye igihe merutse ahangaha, narabwiye ngo telefone yawe izi telefone dufite, telefone yakira abantu bake, ishobora kuba yakira abantu 250. Simbizi simukadi imenya, ariko hari ibyo bita memoire ya telefone, ishobora kuba yakira abantu bagera ku 1000. Umuhanga yaravuze ngo mu bantu tuze muri telefone yawe, abantu bagomba kubanza kuri nimero 5 za mbere, abandi baza nyuma ya 5. Nimero za mbere ugomba gutunga, nimero ya mbere ni y'umusirikari cyangwa umupolisi. Ntugatunge telefone udafite nimero y'umupolisi. Nimero ya kabiri ni nimero y'umukire. Mutagira nimero z'abakire ahubwo mwirirwa mubatuka. Nimero ya gatatu ni nimero ya muganga. Nimero ya kane ni nimero y'umuntu wize, uzi Icyongereza n'Igifaransa no gukirika. Nimero ya gatanu ni nimero y'umushumba cyangwa umuhanuzi. Abandi bose inyuma: isombe, amakara, umukarani, umuyede. Biriya byo banza ushake uburyo ugira abantu ahantu hose. Kwemerwa n'Imana ndetse n'iki naba.
uragira ngo iyo Yosuwa iyo kare bataza kugira Yosuwa byari gukunda? Elisa yatagira Eliya byari gukunda? Paulo, Timoteyo yatagira Paulo byari gukunda? Yesu yatagira abigishwa byari gukunda? Kwemerwa n'Imana ndetse n'iki n'abantu. Varo mu bintu by'akajagari, va mu bintu by'ikigari. Hari imbaraga zizagufasha kugira ngo ugarure icyubahiro cy'Imana mu itorero, mu gihugu no mu muryango. Nishaka ndarekera izi ngizi. Teme yacu yavugaga ngo kuba umumaro mu nzu y'Imana. Ngiye narimo nganira ngo ni wowe Imana ishaka gukoresha, ni wowe Imana ishaka gukoresha, ni wowe Imana ishaka gukoresha mu itorero, mu gihugu no mu muryango. Ndagira ngo munyemerere dusenge, nimuvuge ngo amen. Ese aya magambo yumvikanye? Mwayumvise? Yazanye ubundi buzima muri mwe. Ijambo ry'Imana ni nk'amazi amara inyota. Urarinywa, urarirya, ukajya wumva hari inyota iri kugenda, ukumva hari icyaka wari ufite, ukugenda uryakira, kumva urimo uragenda uhembuka. Igihe cyose uzaterana ukumva nta ntambwe wateye, ujye umenya ngo ufite sheke, kuko Imana yo yateranije abantu bayo byanga bikunda. Hari umuntu wese abagomba guhembukira. Nimuvuge ngo amen. Mwakoze rero kuza mu nzu y'Imana, mwakoze kuza kumva ijambo ry'Imana, ariko utandukana ukavuga ngo ni wowe Imana ishaka gukoresha ukarurira cyubahiro cyayo mu itorero, mu gihugu ndetse no mu muryango. Izi mbaraga tuzisabe tubwire Imana iziduhe. Ni zingahe? Ya mbere, kabiri, gatatu, kane. Izi mbaraga tuzisabe tubwire Imana iziduhereza. Umuntu wese uri hano utari yuzura Umwuka Wera abwira umutima we ngo iki cyifuzo ngize icyifuzo cy'uko Imana yampa Umwuka Wera. Kabiri, umuntu uri aha ngaha utari yisobanukirwa abwira Imana ngo Mana, iyi mbaraga yitwa kwimenya, yitwa kwisobanukirwa, uyimpe. Umuntu uri aha ngaha wumva atemerwa n'abantu, ntiwemerwe na bose, ariko nibura ugire bakeya bashobora kugufasha kugera ku cy'Imana yavuganye nawe. Muranyemerera rero muhaguruke dusenge. Ntabwo ndaza kubahamagara ngo nidutari wawuzura, burya buri muntu wese aba yiyizi, aba yiyumva. Rero munyemerere tubwire Imana ngo dukeneye guhabwa imbaraga zo kugukorera.